Mbarusha Mining TV. Subscribe, like, share and comment. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira ku muyoboro wa YouTube channel witwa Mbarusha Mining TV. Nkuko bisanzwe ni Jonas ubategurira nkanabagezaho ibiganiro bya Mining Networks kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyerekana ukuntu biga cyangwa bakoresha hashcard exchange zo muri Satoshi. Ibi ngibi nibyo bituma coins runaka ufite ziyongera. Nk'urugero muzi ko tumaze iminsi tumininga OX cyangwa za OG, ugasanga umuntu afite nk'ibihumbi 5 bya OX cyangwa ugasanga umuntu afite OG 50 cyangwa 20. Nta kindi kibitera no gutumira abantu no gukoresha hashcard exchange neza. Kurikira neza rero dutangirane mbigisha ukuntu bikora n'ibyo ugomba kubahiriza kugira mining rate yawe yongere, aricyo cyangwa kongera umuvuduko wa mining, cyangwa abarundi bo kwera ko bakoresha igifaransa bakunda kubyita vitesse dominage, kongera vitesse dominage. Kurikira video rero, reka dufungure application ya Satoshi step by step. Ndagira ngo ukurikire kugira ntagire ahantu na hato uza gusobwa. Okay, ubwo dufunguye application ya Satoshi. Okay, reka nizere ko wamaze gukanda subscribe. Umuntu wese ufunga application ya Satoshi ahingukira ahangaha cyangwa ahita agera ahangaha. Rero uhita, reka mpere ku bantu iyo baguhereje kwadingamo projet runaka cyangwa tugiye kwadingamo coin runaka yose nshyashya ije, coin yose ije. Nk'urugero nk'ejo bundi tuzadingamo coin iriya yitwa Korenda muri Satoshi ku itariki 25. Umuntu wese ufunguye Satoshi mushyashya cyangwa umuntu wese utarubizi abirebera ahangaha. Ndite dukomereza kwiga ukuntu bakoresha hashcard exchange. Okay, ubwo rero dore nahangaha ukanda kuri project. Ndagira mukurikire ibi bintu ushaka kubikora gake gake mubibone. Kwadingamo projet dore nahangaha ukanda, cyangwa coins runaka nk'abantu bagiye bashyiramo OX cyangwa OG, ni hano bacaga muri project. Uraza ugaca hano kuri project. Okay, wamara gukanda kuri project, muri kubibona, uhita ko ubona coin runaka yose igiye kuzamo, cyangwa iyo bayisizemo utarayiparticipita uhita ko uyibona. Dore za OG, za BWB, dore za OX, dore ya matest. Ubwo rero yo irimo, tuvuge nk'urugero wenda dufatire kuri iyi ya ya BW, iyi ngiyi uraza ukayikandaho. Tuvuge niyo basizemo, uraza ukayikandaho. Ukimara kuyikandaho rero, ubona ko tuyikanze, uhita ureba hariya hejuru cyane mu nguni mu ruhande rw'iburyo, hariya hejuru cyane. Okay, dore hariya niho uhita ukanda, hariya hejuru cyane mu nguni mu ruhande rw'iburyo. Uhita uhabona akajambo kanditseho participate in airdrop. Kari akajambo n'umuntu wese biramureba, nimba utarunabizi ubimenye, wenda nimba ufite n'inshuti yawe itabizi ubirebe uze kwibyereka. Ugahita uhakanda. Iyo uhakanze bahita babwira ngo bibaye successful iyo mushinga urimo. Hano rero murabona ko ari kutwereka ngo project current status participation not available. Barabwira ngo ntabwo ihari, nyine iyi project yararangiye mining, ariko yihari iyo uhakanze bahita babwira ngo ibaye successful. Ibaye successful rero uhita ko ukora back. Okay, uhita ukora back ukaza ugakanda ahangaha. Ukibona kwa kariya kantu, ukimara kugakandaho rero ukisubirira inyuma, ukaza ugahita ukanda hano handitse airdrop.
ahangaha hasi hano habanza kuri airdrop. Ukimara kuhakanda uhita usubira hahandi hasanzwe. Nizere ko mubonye ukuntu badinga projet cyangwa umushinga uwo ari wo wose uje muri Satoshi. Ku muntu wese utari ubizi, nawe wari ubizi, ujye uharanira gusharinga linki ya YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV, n'umuntu utabizi abibonereho, abyige, abimenye. Nukuro badinga projet muri Satoshi. Tugiye kwiga rero ukuntu bakoresha hashcard exchange kugira umuvuduko wa mining wihute. Nk'urugero, murabona ahangaha hariho 248 kandi ari abantu usanga ugasanga afiteho nka miliyoni cyangwa ibihumbi 700 cyangwa afiteho 500, ariko uyu aracyari muri 200. Bivuze ngo mining rate yiwe iri hasi cyane, OX yinjiza abari nkeya, mining yose yakinjiramo abari nke cyane. Nongera kubwira abantu bafiteho 100, bafite 130, abo ngabo rwose mugerageze unyandikire inbox. Sina ngombwa kunyandikira inbox, reba muri description y'iyi video urabonamo link ya WhatsApp, uyikande winjire muri WhatsApp. Ndashyiramo na link ya application ya Satoshi ku muntu utayifite. Nyaboneka uri kureba iyi video, ndakwingize ndagusabye ushyiremo mining ya Satoshi network. Ubwo rero tugiye kwiga ukuntu bakoresha hashcard exchange. Okay, dore ni ahangaha uza ugakanda ahangaha kuri hashcard muri kuhabona, na ahangaha ukanda. Ukimara kuhakanda rero uhita ko uzibona. Okay, urabona ko yafitemo formation card, anti-card, spider card n'izindi. Bivuze ngo aya ni amahirwe umuntu aba arimo yitesha. Hari uburyo bubiri rero, hari uburyo bubiri bwo gukoresha hashcard exchange. Bwose ndabubereka, ariko wenda reka mbanze duhere kuri, reka bwose mbubereke. Reka duhere kuri join. Hari utujambo ngira ngo murebe, ndagira ngo mwite ahangaha hari initiate ndetse na hano hari join. Muri kuhabona ni uburyo bubiri butandukanye, muri kubibona. Noneho reka duhere kuri initiate. Wowe ubwawe uba ugiye gusharinga bagenzi bawe kano ka join, ukanda kuri initiate. Ubwo tugiye gukora initiate ya formation card. Dore ikarita tugiye gutanga yitwa formation card, muri kubibona. Ubwo rero turaza dukanda hano kuri initiate, muri kuhabona kuri initiate. Mwibuke ko iyi ni formation card. Initiate tuyikandeho, bakubaze umubare w'abantu ushaka kuyihereza. Ushaka kuyihereza abantu 5, okay, cyangwa ukayihereza abantu 4 cyangwa 3 cyangwa 2. Kugira byihute munabibone, reka duhere ku bantu 2. Okay, urakanda hariya kuri 2 people. Ubwo dukanza hano kuri 2. Ukimara kuhakanda rero urahita uza ukande hano handitse initiate. Mwibuke ko ni formation card. Ukimara gukanda kuri initiate, okay, reka tuhakande dutegereze, kabaye successful. Okay, initiate yacu ni iyi ngiyi. Mwibuke ko ni formation card. Dore agakarita tugiye gutanga ni akangaka. Uraza ukande copy cyangwa ukandike ku ruhande. Okay, ubwo rero tugiye gukora copy. Dore dukoze copy, mwabibonye copy kabaye copied, murabibonye. Kakimara kuba copied rero urajya kuri Telegram cyangwa muri groupe ya WhatsApp iriya ya Satoshi and Aviv. Hara dutangira amahashcard. Dore ya groupe, dore ni iyi ngiyi. Okay, geze kuri WhatsApp. Noneho uraza wandikemo ikarita ugiye gutanga. Mwibuke ko ni formation card karite. Muri kuyibona karita tugiye gutanga ni formation card. Banze wandike izina ry'ikarita, nubishobora ushyireho n'agastika kayerekana. Kuyibona uze uyipestinge ahangaha. Muri kuyibona
dore ni ikarita yitwa formation card. Okay, ibi bintu ndagira ngo bikurikire kuko bituma mining cya vitesse dominage yiyongera. Dore turayitanze, mwayibonye ya karita ko tuyitanze. Noneho nimba unakoresha Telegram, ujye ku rubuga rwa Telegram, naho ujyeho kuri Telegram. Ubwo ni uburyo bubiri mberetse. Okay, Telegram dore ngaha Satoshi hashcard, dore ni iyi ngiyi mwayibonye, uyikandeho noneho utange iriya karita. Dore iriya karita rero ubwo nkoze ko paste, dore ni iyi ngiyi formation card, mwayibonye twayitanze. Ushatse wanayitanga n'inshuro nyinshi kugira abantu bahite bayijoyininga. Bakimara kuyijoyininga rero, uko biri kose dushatse twasubira kuri ya application yacu tukareba ko bayijoyininze. Mbarusha Mining TV. Twebwe icyo dukoze ni initiate, dutanze ikarita ya formation card. Okay, noneho reka dusubire muri application ya Satoshi, hahandi twatanze ikarita, turebe ukuntu bimeze. Niyo mpamvu birasaba gukurikira cyane. Mbere na mbere ubanza urebe ahangaha hariho 248, 248 n'ibice 65. Noneho tugiye kwinjira hano muri hashcard, muri kubibona, tugiye kwinjira muri hashcard turebe ikarita twatanze. Ntibarayijoyininga kuko uri kubona ko hari kuburaho umuntu umwe ahangaha, uri kubibona hari kuburaho umuntu umwe. Reka twongere tujye kuyitanga, tuze tugaruka tureba ko yaba yagiyeho uwo muntu. Okay, dusubire kuri Telegram, twongere tuyipestingemo abantu bayijoyininge. Okay, formation card, karita yacu niko yitwa. Ngira ngo muri kuyibona ukuntu babikora. Okay, none reka dutegereze ko bayijoyininga. Okay, iriya ni initiate twari turi gukora. Aho tugiye gukora nicyo bita join. Okay, reka twongere dukande hano kuri hashcard. Okay, ntabwo barakajoyininga. Noneho tugiye gushaka ikarita, no tugiye kwiga na join. Twakoze initiate, reka dukore na join. Join rero ureba ikarita ufite. Urabona ko hano dufite anti-card, muri kuyibona anti-card. Noneho ukajya kuri WhatsApp cyangwa kuri Telegram ukareba, ugasaba ikarita yitwa anti-card. Reka tujye kuyisaba anti-card. Ubwo rero twagiye kuri Telegram, ushobora kugerayo ugasanga bayitanze. Okay, dore nk'iyi karita ya BitoCard, katujye kureba ko nayo tuyifite, ariko tuje gusaba anti-card. I need, hano nta kinyarwanda gikora, ugerageza gukoresha icyongereza niyo cyaba gike, ariko ukacyandika I need anti-card. Warangiza ukabyohereza, ukohereza, ugakora send I need anti-card. Murabibona, ukikomereza, ukiviramo, ugategereza, hanyuma y'umunota umwe ugasubirayo. Noneho reka turebe ko ya karita yacu bayijoyininze yo kuri formation card. Ntago barayijoyininga. Dore hano dufitemo spider card na anti-card. Reka noneho twongere dukore join initiate ya spider card. Okay, ndagira ngo bino bintu mubibone, mubikamirike, murebe ukuntu bikorwa. Ejo wenda mining rate yawe cyangwa vitesse dominage ijye yiyongera. Dore rero ubwo tuje hano kuri join, kuri initiate
y'iyi karita ya spider card tugiye kuyitanga nayo. Uraza ukande hano kuri initiate, ucuzinga abantu babiri gusa, ukande initiate. Okay, dutegereze ko iba successful. Mwibuke ko tugiye kuyihereza abantu babiri gusa, abantu babiri gusa. Ego ibaye successful. Reka dutegereze, tuyitegereze, ntabwo irazamo, yajemo. Dore ni iyi ngiyi, iyi ya kabiri. Uraza ukande ahangaha, mwibuke ko iriya ni spider card. Turaza dukanda tugakopiye. Okay, nitumara kuyikopiya turagenda tuyishyire muri groupe ya Telegram cyangwa ya WhatsApp. Iriya ni iki? Ni spider card. Ubwo rero tuhita tujya muri Telegram, okay, twandikemo spider card. Dore anticard ari abayitanze, spider, okay, spider card niyo tugiye gutanga. Urabanza ukandika izina ry'ikarita ugiye gutanga, ni spider card, ukaza ukayipestinga ahangaha, ugakora paste. Shaka kubereka difference iri hagati ya join na initiate. Okay, dore turayitanze ikarita yacu, ayibonye ya spider card. Katwongere tuyitange, kaza ukayipestinga ahangaha. Rero ni group birimo abantu benshi cyane, message ziba ziza ari nyinshi, abisaba nawe uburi update, uri maso. Urabona ko spider card turayitanze. Noneho reka ture ya karita twigeze dusaba. Okay, anticard hano muri kubona ko bayitanze. Dore ni iyi ngiyi, ngiye kuyikopiya. Dore ni iyi ngiyi, reka nkopiye akangaka ngatware ngashyiremo hariya ndeke kugakora. Ushobora kugakopiya cyangwa ukayandika uri kuyibona, ariko icyiza ni copy, ukaza ukagapestinga ahangaha. Biriya bindi ukagenda ubisiba ugabanya gutya. Icyo twishakira twebwe ni anticard. Ndi kubigisha join na initiate. Hano rero dutwaye kano gakarita, tukaba tugiye kugatwara. Ubu twe tugiye gukora join, tugiye kujoininga n'umuntu uza gutwara kara gakarita kacu ka spider card warabakoze, nawe araza kuba dukozeho join. None ukagafata ukagakopiya cyangwa ukakandika ku ruhande, ukagatwara ukajya kureba ko katamaze gukoreshwa n'abantu bose. Mwibuke ko ni anticard. Okay, anticard ni ahangaha. Uraza uhita ukanda hano kuri join. Okay, uraza uhita ukanda hano kuri join, uri kuhabona join. Uza ukande ugapestinge ahangaha, ukande confirm, ugapestinge, uhita ukanda confirm. Nikaraba kakoreshejwe barabikubwira nako kabaye successful. Muri kuyibona? Ngira ngo muri kuyibona. Noneho iyo kabaye successful urategereza, urabona ko abantu bose hano baruzuye. Noneho uriya muntu tukajoininze mu kanya agiye kugira ute kudukonfirima. Noneho reka nsubire inyuma gatoya. Dore nshaka noneho mwitegereze ahangaha dufiteho 248. Dufiteho 248K. Muri kubibona? Dufiteho 248. Noneho wa muntu watujoininze spider card ahangaha, mwana ko twebwe kuzuye kuri spider card. Muri kubona ko kabaye full, abantu bose twashakaga kuri spider card buzuye. Noneho ari kutubwira ngo noneho tugiye gukora execute. Muri kwibona ahangaha. Execute ni igihe watanze ikarita bakayijoininga umubare w'abantu ukuzura. Execute rero ubu twe tugiye gukora execute kugira umuntu watujoininze turangizanye nawe. Mwana ko uyu muntu tujoininze ahangaha kuri anticard, mwana ko abantu yashakaga 5 buzuye, ariko ntabwo aragira ute, ntabwo arakanda kuri execute. Niyo mpamvu nagize ngo mbereke hano kuri 248 uyu muvuduko mu witegereza. None ngewe ngiye gukora
execute kuriya muntu twahaye iriya karita. Ubwo rongeye gukanda ahangaha kuri execute ahangaha, noneho tuhita tureba hari 248 hari kangahe. Ubwo twagiye ndahakanze execute, hanze confirm, urabona ko kabaye successful. Muri kubibona? Urabona ko kabaye successful. Noneho hamwe hari 248 katurebe hari kangahe. Okay? Murabona ko umuvuduko uri kugenda ugira ute wiyongera. Murabona ko habaye 251. Murabona ko umuvuduko urimo wiyongera. Muri kubibona? Umuvuduko urimo uragira ute uriyongera. Noneho reka twongere dukore initiate nanone yindi karita. Reka nundi twongere dutange iyi spider card ivemo ahangaha. Okay? Murayibona? Reka twongere dukande initiate y'ahangaha. Ndi kubigisha initiate na join. Okay? Initiate turaza uyikandeho, ikarita tugiye gutanga ni spider card. Mwibuke ko turindiriye ko uyu muntu twa joininze nawe aza gukanda nka biriya nkoze, aza gukanda kuri execute, kuko abantu bo arabujuje biragaragara. Noneho twe dutegereje ko aza gukanda execute, wa muvuduko wacu ugahita ko wiyongera ukava kuri 251 ugahita ko uzamuka. Okay? Noneho reka twe twikorere execute yindi spider card ariyo iyi ngiyi. Ubwo ndaza nkanda ahangaha kuri execute ahangaha. Muri kubibona? Ubwo rero nkimara kwakanda ndacuzinga abantu babiri gusa kugira bijye bihita byihuta. Nze nkande hano kuri initiate. Okay? Ahangaha urabona ko nacuzinze two people, abantu babiri gusa. Nkande kuri initiate. Urabona ko kabaye successful. Mwibuke ko ni spider card. Nkande close. Ubu gahise dore ngaka. Ubwo ndaza mpite nkora copy y'iyi karita ahangaha, nze ngakopiye. Muri kuyibona? Nkimara gukanda copy, dore nkanze copy. Ubwo ngiye kuyitanga kuri Telegram. Ubwo twagiye, mwibuke ko iriya ni spider card. Okay? Ndaza mpite nandikamo ahangaha spider card. Okay? Spider card. Ndangiza nga pasting. Mwibuke ko ushyiraho izina ry'ikarita ugiye kugira ute gutanga. Spider card wenda ukagapestingamo nka 3. Okay? Warangiza ukohereza spider card. Muri kubibona? Ibi ngibi bituma mining rate yawe yiyongera, ku buryo nimba abandi bari kwinjiza nka OX imwe, wowe uri kwinjiza nk'eshanu cyangwa 7, spider card yindi turayitanze. Ubwo rero niba mara kukajoininga ndahita urahita umenya ukuntu bakora initiate. Initiate ku muntu umenyereye gukoresha telefoni neza niyo yihuta kurusha join, kubera ko join iyo uyikoze urarindira umubare w'abantu ukuzura. Muri kuyibona? Ubwo rero twikarita turayitanze ya spider card. Spider card turayitanze hano muri iyi group. Ushaka no kuza ukareba izindi groupe zikoresha zitanga hashcard za Satoshi, uramutse uzirimo nazo ukaza ukazijoininga. Mbibutsa ko ndaza kubahereza link ya Satoshi, mbahereze na link y'iyi Telegram kugira mujye muboneraho amakuru. Ubwo rero kubera ko umubare w'abantu aba ari mwinshi cyane kw'aya ma platform, ubu ushaka gusanga bamaze kugira ute kuyijoininga. Reka dusubire muri application ya Satoshi turebe ko iriya spider card yacu bagize ute bayijoininze. Ubwo turaza twongere dufungure Satoshi. Okay? Dukore refresh. Okay? Bamaze kuyijoininga. Dore uyu muvuduko rero reka mbibereke nanone ahangaha. Urabona ko uyu muvuduko uri kuri 251. Noneho ya karita tumaze gutanga dore ngiyi imaze kujoiningwaho n'abantu
kuzuye. Ubwo tw'ikintu tugiye gukora ni execute exchange. Muri kubibona twe tugiye gukora execute. Mwabibonye ko umubare w'abantu wuzuye. Ikindi mwongere mwitegereze ahangaha kuri uyu muvuduko ahangaha ubona ko hariho 251. Muri kubibona noneho ngiye gukanda hano kuri execute. Ngiye gukanda kuri execute exchange turebe. Noneho bimwe nababwiraga ngo join urategereza, ariko iyo ukoze initiate we birihuta. Ubona ko nk'uyu muntu twakozeho join, uyu nguyu ntabwo arakonfirma, turacyamutegereje. Muri kwibona ko abantu 5 buzuye, ariko atabikanzeho n'ubundi ugomeza ugategereza mirere na mirere. Byamara n'icyumweru bikimeze gutya n'umwaka washira. Initiate rero kiza cyane nk'aka gakarita dutanze gahise karangira. Noneho twe tugiye gukanda kuri execute exchange. Ubona ko hano hariho 251. Muri kubibona noneho tugiye gukanda hano kuri execute exchange turebe hahita hageraho kangahe. Murabibona execute nyikanzeho ndabikonfirmye nako kabaye successful. Noneho reka tujye kureba hamwe hari 251 hari kangahe. Okay, dore hari kangahe 255. Mwabibonye ukuntu bongera umuvuduko. Reka dukore akandi kamwe n'ubundi nako nta kibazo. Okay, reka dukore iyi anticard nayo turi kugendana. Anticard ubwo uraza ukande hano kuri initiate y'ikarita tugiye gutanga hano ko yitwa anticard. Ukande kuri initiate ucuzinge abantu 2 nibo bihuta, abantu 2. Numara kubakandaho uze uhita ukanda hano kuri initiate. Okay, 2 people nkande kuri initiate dutegereze kabaye successful. Mwibuke ko ni anticard. Ubwo ndahita nza nkanda ahangaha kuri copy ngakopiye, nindangiza urabona ko kabaye successful. Nindangiza ngatware kuri Telegram. Mwibuke ko iriya niki ni anticard. Ningira kuri Telegram ndahita nandikamo izina ry'ikarita ngiye gutanga anticard. Okay, ni pasting ahangaha. Mwibuke ko izina ni anticard. Twebwe turi kwikorera initiate abantu bakatujoininga bigahita ko bigira ute birangira. Okay, ikarita ni iyi ngiyi anticard. Ayibonye groupe ibirimo abantu benshi cyane, abari benshi cyane nyine. Ubwo urabyumva nawe urasharinga kugira abantu bahite ko babona ikarita yawe bayijoininge vuba na bwangu. Ikarita rero tumaze gutanga ni anticard. Mwibuke ko twatangiye umuvuduko uri kuri 248. Noneho turaje turebe ahantu uraba ugeze. Okay, ariko reka nizere ko mwamaze gukanda subscribe. Subscribe yanyu ni ingenzi bavandimwe, subscribe yanyu ni ingenzi cyane. Okay, none reka dusubire muri application ya Satoshi turebe ko bagize ute bajoininze iyi karita twatanze. Uhita kuvamo kinjira muri app ya Satoshi. Okay, gakora refresh karifreshinga. Murabona ko wa muntu twajoininze still turacyamutegereje. Urabona ko n'aka ngaka ntabwo baragira ute barakajoininga. Iyo akajoininze rero uhita uza ugakanda. Urabona ko hano hariho cancel exchange. Muri kwibona ahangaha handitseho cancel exchange, ariko yamaze kukajoininga bahanditseho execute exchange. Ubwo rero turategereje, reka twongere tugasharingeho rimwe. Okay, turebe ko bahita bakajoininga byihuse. Muri kwibona reka turagatanze. Okay,
aha ni kuri Telegram. Noneho dore nk'aka gatanzwe urabona ko nako ni anticard muri kuyibona ahangaha. Noneho reka tuyitware tuyishyire kuri anticard yindi nicyo bita join. Akangaka reka tuhita tugatwara, ubwo nako ndagakopiye nakundi muntu nkoze paste, mukakabona akabatanze nako ni ka anticard. Ubwo ndagakopiye reka ngatware hariya handitse anticard handi atarajoiningwa. Dore iyi nayo ni iki? Ni anticard. Ubwo ndaza nkore join, noneho ndaza nkore join, muri kwibona kimara gukanda join bahita banyerekaho ngapestinga, nkagapestinga amaha hagati, ngakanda confirm, ngategereza kareba ko bataka joininze ari benshi. Ana ko hashcard exchange does not exist yarangiye. Ubwo ngubwo reka dutegereze ziriya dutanze ko bazijoininga, ariko nizere ko byibuze umaze kureba ukuntu biba bikora. Ni uku nguku bongera umuvuduko wa hashcard exchange muri Satoshi kugira mining yawe yiyongere. Mwibuke ko twatangiye hariho 248, none urebe hariho 255. Ni uku nguku biba bimeze, nta rindi banga rindi, ni ibi ngibi no gutumira abantu igihe ubishoboye. Gutumira abantu rero uraza ugakanda hano hejuru cyane mu nguni mu ruhande rw'iburyo hano handitse increase income, okay, ukahakanda. Kimara kuhakanda ahita bakwereka link yawe, ukaza ukayikanda ahangaha kuri copy, ukayikopiya. Ubwo gutya yabaye copied, ukajya kuyohereza inshuti yawe ushaka, ukayipestingira umuntu akayijoininga, nawe agatangira akamayininga Satoshi network. Mbibutsa ko buri mwaka itanga amafaranga, itanga ibiryo, ni mining yizewe rwose, yaza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri muri mining zizewe hano mw'ibintu bya Crypto. Ubwo rero ndabashimiye cyane mwe mudahwema kudukurikira, mwe muduhereza subscribe, like, share ndetse na comment kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Ndabakunda cyane, nawe mbifuriza ibintu byiza. Niyo mpamvu iyo mwanditse muri comment muvuga ati ngo muzadukore video yigisha ibi nibi, yigisha ukuntu bakoresha hashcard, yigisha uko bigenda gute na gute, turabyubahiriza nkabikora. Niyo mpamvu nawe nafashe umwanya ndavuga ati reka mbakorere video yerekana ukuntu bakoresha hashcard exchange step by step. Nkwibutsa ko bisaba ko ufite application ya Telegram cyangwa uba mwazira groupe zacu za Pi Network and Satoshi cyangwa za Satoshi and Avive, hari abatangiramo ama hashcard. Ndabakunda cyane rero, ni mugira ibihe byiza. Ni Jonas ubategurira nkanabagezaho ibiganiro bya mining networks kuri YouTube channel yitwa Mbarusha Mining TV. Mukomeze mukande subscribe, like, share and comment.